noneho nta muntu w'iwacu waba ariho, niyo matsiko nari mfite. Mu bantu b'iwanyu wa mbere tubonye ni wowe. Bati nta n'umuntu n'uyu n'umwe w'iwanyu. Bakikubwira gutyo rero ikiniga cyahise kimfata, numva acitse intege mu mavi, nanirwa kugenda, kumva ko usigaye wenyine. ariko ubwo hagati aho nicaye kuri kariya gasozi ka Gasando ndarira koko. Ndarira nikorera amaboko, numva isi nyikaragiyeho. Abavandimwe nkajya ntekereza bakuru banjye nakundaga, papa na mama narabakundaga, barumuna banjye narabakundaga, masenge na nyogokuru. Buracyanjye i Nyanza kureba mukuru wanjye wari uhatuye, nsanga inzu babagamo barayitwitse. Bati babatwikiye mu nzu babutse urusenge. Ya famiye yawe abo mwavukanaga kuri papa na mama? Nta n'umwe, twese nasigaye kundeba hano wenyine, kandi nabwo sigara mugaye. Abana barenga 10 ugasanga uri wenyine. Ubwo urumva nahoraga mvimyuna kubera za mpiri, ibintu byinshi. Messi nuko noneho ntegereje kumva ngo byaje kurangira gute, se hari ubonye uza kwisanga uri wenyine? Nisanze ndi jyenyine, n'ubu byarananiye kwiyakira. Ariko iyo mbonye abana banjye komera Jackie, numvaga bitari bumbe. Komera cyane. Nakundaga mukuru wanjye. Nta kintu numva kinyishe mu mutwe nko kubona abandi bazagira ibirori bakagraduatinga. Wowe byaranze? Jewe bikanga. Barambariye nsanga nta n'ibihumbi 100 nakwibonera, nta naho mfite nabivana. Jackie, reka dusoze gutya. 600 hari abantu rwose baturanye kano kanya barayadushakira, turayishakamo araboneka. Yesu abaho umugisha. Utanga 100, utanga 10, utanga 20, utanga 200, utanga 500, nukuri pe. Jackie tuyamushakire, yige abeho yishimye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze muri Sunday Park. Nkunda kuvuga nti ikaze mu buzima, kuko turifuza ko tugira ubuzima bwiza, bya bindi biturimo bidusokemo bigende, dusigaye turi abantu bashyashya. Ikaze rero mu buzima, ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Nanone ikaze muri Sunday Park, ni jardin nziza iri hano mu mujyi wa Kigali nkuko muri kubireba i Nyarutarama. Ku bantu bifuza kwifotoza, bifuza gukora ubukwe, abantu bifuza gutembera ahantu heza mu mujyi wa Kigali. Njye mpagira bwa mbere ntabwo nenze ko ari Kigali. Nabonaga ahantu heza mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru, ako na Kigali nayo ni nziza. Sunday Park iri muri Kigali. Ikaze rero muri Sunday Park. Kubifuza kwifotoza no kwatemberera, iyo nimero muze kuyihamagaraho. Ikindi ku bantu twifuza guhahira hanze y'u Rwanda nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa cyangwa Dubai, cyane cyane mu buryo buhendutse, muze gutumiza muciye kwiguriro, babashe kubafasha guhahira nko ku mahahiro akomeye cyane nka Alibaba, AliExpress cyangwa Amazon. Ubundi icyo yifuza cyose, imyambaro, inkweto, amabiju, amatelefone, amamashini cyangwa n'ibindi bikoresho by'amaelektronike, muze kudutuma biza kugenda neza. Turabibazane hagati y'imisi 7 na 14. nko ku bantu mwifuza telefone ya Apple, telefone yo mu ruganda rwa Apple nka iPhone 14 nigezweho uyu munsi, nayo turayikuzanira rwose. Iguriro bari kuzanira, bagutangiye komande ku ruganda mu buryo bworoshye, ubashe kuba wabone iyo telefone nawe itunge mu buryo buhendutse. Hamagara kuri 0781 81 61 80, ubundi ubashe kuba watumiza icyo wifuza, by'umweko iyo iPhone 14. Nonye kugwikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ndi kumwe na mama Karire cyangwa Jacqueline yo mazina ye. Tugwaye ikaze Jacqueline. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Umeze neza? Ndashima Imana. Yego. Nicyo ushima cyane kurenza ibindi byose? Ndashima Imana cyane kurenza ibindi byose. Yego. Hanyuma ngakurikizaho Leta y'u Rwanda, FPR Inkotanyi. Yego. Ubwo uraza kutubwira impamvu ufashe Leta y'u Rwanda cyangwa FPR Inkotanyi n'Imana, ukaba ari byo ushima byonyine. Ni ukubera iki? Sibyo nshima gusa, sibyo nshima gusa, hari n'abandi nshima. Birumvikana. Nabo ndaza kubavugaho, ariko abibanze nabo ngabo. Imana Data wa twese wo mu ijuru,
leta y'u Rwanda na FPR Inkotanyi. Na FPR Inkotanyi. Yego. Ngayo nguko n'uyu tujye kuganira, ni umubyeyi tujye kuganira, ni mama Kari cyangwa Jacqueline, afite ubuhamya bukomeye cyane bw'ubuzima yaciyemo by'umwihariko nk'amateka yacu y'igihugu, cyane cyane muri jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo byari byoroshye, byari ibintu bikomeye cyane mu buzima bwe. Inkuru yawe itangira gute? Inkuru yanjye rero ndayitangiramo hagati, ndayitangirira muri 1994, mu 1994, Yego. kugira ngo samarayizinge ngeze uyu munsi. Kuko mbere y'uwo mwaka kuva mvutse mpafite ubuhamya ukwabwo. Noneho no muri 1994 kugeza uyu munsi naho duhere muri 1994. urumva nkeka ko ari muri jenoside cyangwa mbere jenoside yakorewe abatutsi. Byari bimeze gute mu buzima bwawe? Wari urahagana he? Mwe mutuye he? Mwari mu muryango umeze gute kuza kugeza jenoside yakorewe abatutsi yakugezeho n'ingaruka ibaye? Yego, mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nari umwana w'umukobwa utangiye kuba umwangavu. narebaga ibintu byinshi, ariko mbere y'iyo jenoside muri 1990 inkotanyi zitera, hari ibintu bidasanzwe nagiye mbona, ari nabwo nahise ntangira kumenya ko iwacu turi abatutsi. Yego. Ntago najyaga numva abarimu badutuma indangamuntu z'iwacu, cyangwa se bahera ku murongo babaza ngo wowe uri iki, wowe uri iki, ukavuga icyo uri cyo bakakubarura, nyine babaruraga amoko. Njye rero bangezeho ntago nari nzi ubwoko ndibwo, nari nzi ko iwacu turi Abagande. Abana baranansetse. Ubwo impamvu navuze ibyo ngibyo ko iwacu turi Abagande, hari impamvu. Kuko icyo uvuze ko iwanyu muri Abagande? Aho hari impamvu ari ifite bwa buhamya nakubwiraga bw'intangiriro y'amavuko yanjye. Yego. Nuko rero baranseka, baza guhamagara maître principal kuko yari azi iwacu. Umwarimu watwigishaga aravuga ngo jyewe aravuze ngo ni Umugande. Abandi bose bavuze Abahutu, Abatwa n'Abatutsi, bangezeho ntago nari nzi icyo ndicyo rwose. Nuko aravuga ngo aramubwira ngo koko nibyo ni Abagande, ariko ahita amubwira ngo andika Abatutsi. Yego. Ariko sinabimenya ko yamubwiye buhoro. Naratashye rero uwo munsi ndagenda mbaza masenge, ntuzi ko ku ishuri bambajije ngo iwanyu muri abaki, uvuga ko turi Abagande. Ariko harimo amoko atatu: Abatwa, Abahutu n'Abatutsi. Twebwe turi abaki? Aravuga ngo twebwe turi Abatutsi. Mba ndabimenye ko turiho rero. Icyo gihe rero muri 1990 inkotanyi zitera, nimba wari uriho simbizi, mu Rwanda habaye imidugararo. Yego. Uwitwa Umututsi wari mukuru yarabyishyuye. Inkotanyi zitera, bwakeye mu gitondo na mukuru wanjye nakurikiraga yafunzwe mu Byitso, yari umuganga hariya i Gahini. Bamufunze amezi 6 mu Byitso. Yego. Ariko abandi bafunganywe bo icyo gihe barabishe bose barabishe. Yego. We rero Imana yaramurinze, abantu bamukundaga, nta muntu wangwa n'abantu bose, nta nubwo abantu bose ari abagome. Yego. Hari abamukundaga, nyine yari yaravuye, yagiriraga neza, yasengeraga, ubwo baramugemuriraga bakamwitaho. Ubwo nyine baramukubise, baramuvunagura, bamuvuna intoki, bamuvuna umugongo basi. Ariko perezida aza gutanga imbabazi, nyine atanga ihumure, abataricwa barabafungura. Ubwo ni Perezida Habyarimana? Yego. Hariho Habyarimana icyo gihe. Bamufunguye rero yaje kwimuka ntiyongera gukorera i Gahini, noneho ahita ajya gukora muri Region Sanitaire. Region Sanitaire ya Kigali imworiyanta gukorera hariya kuri hopitali ya Kinyinya. Yego. Ari naho we yaguye. Ubwo rero reka nsimbuke tugere muri 1994. Yego. Ubwo hagati aho guturuka muri 1990, iyo myaka iri hagati ya 1994 na 1990 hahoragaho imidugararo idashira. Kurebana Abahutu bareba Abatutsi ay'ingwe rwose mu buryo bugaragara, ku buryo n'abana batoya twabaga twigana babaga bicara badutuka, batwita amazina, ngo uyu ni ingondeka, amazina adasanzwe, ngo inzoka, ngo inyenzi, ingondeka. Bakababwira abana bagenzi babo, abana bato cyane.
ukabona umwana we w'imyaka 9 rwose araje akurebye mu kiganza ngo wowe uri iki. yego Na n'uyu munsi ntago nzi uburyo babireba byaranyobeye. Bo ubwo nyine babaga babikura ku mashyiga y'iwabo, ababyeyi twari dutuye ahantu mu cyaro. Wigeze umbaza rero uti wanyu mwari mumeze mute? Njye navukiye mu muryango w'abakungu mu cyaro, ndetse twari abaturage ariko b'abasirimu. yego Ndumva ubyumva. ndi kubyumva ni no kwashushanya. Umuturage utuye mu cyaro ufite abana za Kigali bakora iki, ufite amatungo ye, ufite ubutaka ahingamo, nta bwake yateriwe, hari ibiryo, hari amata, hari ibyo kunywa bihagije, abo babitaga abakungu. yego ntago nigeze mbona iwacu twirukanirwa minerivare cyangwa umwana agiye ku ishuri atambaye uniform. Cyokora indi cyo tutambaraga ni inkweto kuko ntazabaga. Iyo bazambaraga baragusekaga. Ukisiga amavuta cyangwa ukambara inkweto. Mwarimu yaragusohoraga ngo jya koga. Kwisiga amavuta ntago byebyemewe. Batezaga isazi. Hari mu cyaro nyine yari yo myumvire nuko byari bimeze. Ari nayo mpamvu nkubwira ndashimira FPR Inkotanyi yatwambitse inkweto, yatumye munisiga amavuta, kwisiga n'amavuta n'agapudre. N'ubu naje nisize. Ubwo rero muri icyo gihe, muri iyo myaka, iwacu segiteri mvukamo plutôt ihana imbibi n'icyahoze ari prefecture ya Gikongoro. Ku Gikongoro hakaba abanyamahane, my friend, bakiyenza. Bakiyenza, mbese bahoraga bo bakora genocide. Guturuka za Nshiri, kazaza Nshiri, Musebeya, Mudasomwa, Nyamagabe. Noneho ubwo icyo gihe twari tubimenyereye ko hahora intambara, barutwitsi bagatwika, ariko nta yindi tentative kugira ngo batwike noneho bahite babyitirira abatutsi ko ari inyenzi ziri gutwika. Ariko ubwo nyine baratwikaga bakanica bakanasahura. Igihe cyaje kugera rero, indege ya Habyarimana irahanurwa. Ndagira ngo nihute, ndabyibuka hari ku itariki 6 mu cyaro twumvaga radio mu gitondo, twumva amakuru ya saa 12 za mu gitondo. Kuko nari mutoya, iwacu batinyaga kuza i Kigali. Papa wanjye na mama wanjye bari remarquable. Gute? Bari remarquable, iyo bagendaga byahitaga bigaragara, nyine bahitaga ko abatutsi cyane rwose. Papa yanumaga i Kigali, ntago yashoboraga kuba yazi i Kigali kuko muri icyo gihe abantu bakuru bagendaga mu mabisi. Yaragendaga mukagera kuri bariyeri bakamuvana mu modoka. Bamuvana mu modoka ntago yayisubiragamo. Hari n'umudamu witwa Fatuma bigeze gukura mu modoka, ariko yari muri bisi ya Rwanda ya Onatracom. We bamutsinze ku Kibuye, bamuvana mu modoka, bamushyiraho, bamucamo ibice bitatu, abandi bantu bagendanaga b'abaturage nyine mu modoka bareba. Kuva icyo gihe rero papa nigihe yatumaga, kurumva nari umwana, ubwo se bari kunkura mu modoka banshaka hiye. Nabaga afite ikarita y'ishuri yonyine, akantuma nyine muri ikarita y'ishuri ntabwo hari mu bwoko. Nta bwoko bwabagamo. Uyu musirikare iyo wageraga kuri bariyeri habaga hari abasirikari, hari nubwo yakurebaga ntakwaka indangamuntu, nahise ari kuyinya akabona ntabanyifite. Nuko cyokora abantu bari inshuti za papa bakajya bavuga kuki wohereza uriya mwana i Kigali koko ngo we ntacyo yaba, kuko ubwo urumva we aho twari dutuye nubwo ari mu cyaro yenda uzahagera simbizi. Ubu ngubu ni umurenge wa Rwaniro, kera n'ubundi yari segiteri Rwaniro. Rwaniro na Kibika hombi twari tuhatuye mu cyahoze ari komine Ruhashya, uyu munsi ni akarere ka Huye. Impamvu mvuze ngo izo segiteri zombi nzivukamo, papa yari yarigabaniye ahitwa muri segiteri Kibika, hari urugabano rugabanya Kibika na Rwaniro. Mu Rwaniro naho hari ku ivuko rya papa, hombi rero hari iwacu. Niyo mpamvu uvuga ko bose bavuka. Yego. Noneho rero iyo papa yanyoherezaga i Kigali antumye kuri bakuru banjye njye kumurebera abana iki, cyangwa hari ibyo antumyeyo runaka,
byabaga ngombwa ko ajya nk'irubona muri zari rubona urahazi yego ndahazi hari kioske yabagaho telefone ya fixe noneho we agatelefone akavuga ati ndamwohereje mugereranye nka nyuma y'amasaha icyo gihe bisi yakoreshaga amasaha 2 yego ati mugereranye nka nyuma y'amasaha 2 mujye kumufata muri gare tugahurira rero muri gare bakaza kuntora yego tukagenda iyo nageraga i Kigali muri gare nasangaga hari akavuyo wajya kubona ukabona umuntu aritsamuye ibirara bigakoma mu mashyi ngo dufunge umuhanda kandi ubwo nimba ari ugufunga umuhanda bagahita bica abantu oya cyane rwose ubwo ni 90 hagati ya 90 na 94 yego ubwo jenoside yari itaraba mbere ya jenoside ndibuka ikindi kintu cyampabuye ngahita mbona ko ibintu biteye ubwoba ni umunsi perezida w'u Burundi witwaga Ndadaye apfa yego uwo munsi nabwo papa yari yantumye i Kigali ndaza ngera kwa Rubangura hariya niho hari gare Rutsiyeri yego ubanza we wari umwana cyane oya ndayizi nejo bundi rwose ihari urayizi hari urakuze yavuyeho muri 2000 na kangahe uri mukuru urayizi nimba uziri ya gare uri mukuru noneho ubwo narahageze mbona abantu barareba nabi habaga hari ibirara biteye ubwoba ariko babaga bamwe ari abasederi babaga bambaye ingofero z'intuza z'amashyaka yego hari abo bitaga abakira nibagiwe amazina yabo hari aba GDL oya ni impuzamugambi za sederi hakaba n'interahamwe za MRND yego abo bombi uko ari babiri ubwo bamwe ni abasederi bakitwa impuzamugambi abandi bakitwa interahamwe za MRND bose bari abadayimoni gusa ndabita abadayimoni kuko bakuraga iby'abadayimoni ni biki kigiye wabonye uwo munsi nagiye kubona mbona barareba nabi numva ikigabo kimwe kandi cyambaye ingofero y'impuzamugambi yego ngo kandi kiwasanga ari igitutsi bavuga wowe oya yabwiraga undi mugabo wari usohotse muri bisi mitanyizwa n'amaguru hari mukuru wanjye wakoraga muri Minagri mu ishami rya Minagri ryabaga hano mu gikari kwa Rubangura nahise nihuta musangaye mubwira ikigambo umuntu abwiye undi ahita asohoka mu biro duhita twinjira muri bisi turagenda tujya mu rugo tugeze mu rugo iwe mu rugo ni hariya ku Mumena n'ubu arahari ni mukuru wanjye wo kwa data wacu ndamukunda cyane nazabona iki kiganiro ndamusuhuje yego aranzi ntago nirwa muvuga amazina tugezeyo baza gufungura ninjoro saa moya bafungura radio bafunguye radio bafungura muri RTRM mana yo nibwo bwa mbere nari numvise radio ya RTRM yego umugabo witwa Kantano ahita avuga ngo twagize ikibazo ngo radio y'u Burundi ngo ntabwo ngo yigeze ikora kuva mu gitondo ngo kandi ngo dufite ngo amakuru yuko ngo perezida w'u Burundi ubwo urumva Ndadaye apfa uwo munsi Ndadaye yari yapfuye ubanza bari bamukoreye kudeta muri 93 yego ni muri uwo mwaka noneho arasakuza ngo kandi ngo yatwawe n'abasirikare ngo baba ofisiye ngo bari bashinzwe kumurinda ngo ntago tuzi aho bamujyanye hatarashira n'iminota 5 ahita avuga ngo tumenye yuko ngo bamwambuye ubuzima yego ngo kandi ngo abatutsi bo mu Rwanda ngo biragaragara ko bibashimishije ngo ariko ubu natwe twabereka ko bitubabaje ngaho uzi ukuntu biyenzaga hashize akanya ahita avuga ngo itangazo ngo riturutse ngo muri presidence y'igihugu ngo riramenyesha abanyarwanda bose cyane cyane abatuye umujyi wa Kigali ngo bagomba kuguma mu ngo zabo kandi ubwo uwo munsi nagombaga kubyuka njye Kinyinya kwa wa mukuru wanjye nkurikira bukeye mu gitondo urumva abantu baraye mu rugo abantu ba kera babaga bameze nk'abatesi ntago bari bazi ibijya mbere ntibumva ko ari ikintu kibi cyabaho baramperekeje rero barantegera bampa umushoferi aranjyana ansiga ahantu bamubwira ahantu ansiga hano reba hano i Remera iyi rompuwe utari wagera muri gare iyi rompu iri hano hino ukata gutya ugakata ukagenda ugahita uhinguka hano munsi ya stade hacaga bisi n'ubundi zijya Ikinyinya yego
barambwira ngo hangeze arahita haza bisi ya Onatracom intware ingeze Ikinyinya. Koko niko byagenze, ahise ampereza indi modoka ingeze Ikinyinya. Ngezeyo nsanga abantu bose bagumye mu ngo. Nige jyenyine wavuye mu rugo ndagenda. Mukuru wanjye arahungabana ati wajyaga he ko bavuze ngo abantu bose bagumemo? Ariko ubwo urumva mu kugumisha abantu mu ngo kwari kugira ngo babatere babiciremo bagira abo bagenda kandi byarabaye. Byarakozwe icyo gihe rwose hacamo nk'iminsi 2 noneho birahosha. Bihosheje imodoka noneho bahita bazirekura ziragenda. Mukuru wanjye ahita ambwira ati ihute va hataha. Ndataha ngeze mu rugo mbwira papa na mama ibintu sizi Kigali, Imana ibiturinde. Uziko nagize gutya ntibigenda gutya na gutya na gutya ngo nino ariko niko bimeze. Ngo abantu baguze imihoro, baguze impiri, baguze imisumari, ngo ahubwo mujye mwicara mwiteguye nyine igihe icyo ari cyo cyose. Kuki mutatekereza guhunga? Ntabwo urumva twe twari abana, we wari muto, twagendaga birumvikana ariko itegeko ry'ababyeyi n'abana bakuru abenshi. Ndibuka hari musaza wanjye wendaga kungana nk'uko wowe ungana, yarapfuye arambabaza. Kandi rwose mucuti we bari kumwe yarahunze abaho. We yabayeho ariko undi we baramwishe. Bahunze mbere. Noneho abantu ba kera barumviraga cyane. Niba papa avuze ngo ntihagire uva, ubwo nyine ntawe uri buhave. N'abakuru n'abubatse apfa kuba ari papa ubivuze, ntawagiraga aho ajya. Keretse umeze nk'ikihebe, navuga ngo ikize nk'umuntu w'ikihebe bakavuga ati kama mbaya ngenda. Nuko noneho ubwo nyine byarahosheje, bibaho ariko tukajya ku ishuri abana badutuka iki batunegura batwita ya mazina navuze, tukumva turaremerewe. Rimwe na rimwe ukumva ntushaka no kubegera aho bari ngo mukine. Niyo mwana akinaga yagukubitaga umupira akawuguterana ubugome. Basi noneho bigejeje kuri ya tariki nakubwiye, itariki 6. Nanone papa yari yantumye Kigali ngomba kuzinduka nkazi Kigali. Kandi yanyoherezaga i Kigali umva namaraga nk'icyumweru, nakundaga kubi birumvikana. Noneho nubwo naragiye njya mu baturanyi bari barantiye igikapu. Nari mfite igikapu baraje kucyintira, uziko mu cyaro batizanya. Njya kugitarura ariko njya no gutira ipasi, nakundaga gutera ipasi. Noneho ngeze ku muturanyi twahanaga imbibi n'isambu y'iwacu, nsanga umuhungu waho araryamye. Abahungu bo mu cyaro nimba ariko bikimeze simbizi, babaryamishaga muri saro, abahungu benda kugimbuka babasoremo gake. Noneho arambaza ngo ese ngo kugiye gutera ipasi ujyanye n'igikapu ngo ugiye kujya? Ngiye kujya Kigali. Ngo uraca heza? Byagenze bite se kandi? Ariko ubwo impamvu yambajije ngo uraca he nkabaza ntibyagenze bite se kandi, iyo hapfaga umuntu bahitaga bafunga imihanda. Urugero, hari igihe bigeze kwica umunyapolitike witwa Gatabazi Felicien, yari perezida wa PSD. Bamwishe ari nimugoroba saa 12, nimba ari we biciye mu Nyakabanda. Bukeye bucyana wa Sederi ajya kuremesha inama i Cyangugu. Kandi inzira yo kujya Cyangugu yari Butare. Abakombozi b'Ibutare umva bahise bafunga umuhanda icyo gihe. Nawe avuye gukoresha mitingi Cyangugu ntabwo yigeze arenga isaha. Bamwicinga Butare cyane rwose, bahise bamwici. Noneho kuri kaburimbo yaho no kuvuga ngo ikintu cyakoraga ni inkoni n'amahwa byabaga bikomeye cyane. Uwo munsi byari bikomeye, umuhanda bawufunze. Ubwo rero uwo muhungu ambwiye ati ese uraca hehe? Wasanga hari undi mu minisitiri wapfuye. Ndamaze se byagenze bite kandi ngo ntiwamenye ko ikinani bagihanuye? Ubwo twe tugeze Rusisi ku itariki 6 kuri ize 6. Ambwiye ngo ikinani bagihanuye, mpita nibuka bica Ndadaye, mpita nibuka urupfu rwa Gatabazi ibyakurikiyeho. Ubwo urumva byose nahitaga mbyibuka. Numva ncitse intege, n'ipasi sinayitera ndabyihorera kuko ikintu cyahise kinzamo. Nahise numva ko igihugu cyose abatutsi bagiye kwicwa. Icyo gihe byari bitaranakomera cyane ko ku Gikongoro bari baranatangiye kwica mbere, ariko noneho bahita
babankuraje kubera ko umubyeyi wabo apfuye. yego ubwo bahereye muri Nshiri bya bindi bari bamenyereye. ba baturage b'abatutsi babo bari bafite agahenge, noneho bahera ruhande n'impinja n'ikibica barya inka. Papa yarahinguye, ndamugana ariko papa waduhungishije ko numva afite ubwoba. Yambwiye ngo yaraje arambwira ati se kutagiye. Papa nacaye, Habyarimana yapfuye, bategetse abaturarwanda bose kuguma mu ngo zabo, naca none se nagenda n'amaguru nta naho najya. ni kuko ndibuka perezida w'u Burundi apfa, abanyarwanda barabyishyuye. Gatabazi na Bucyana bapfa, urabizi byabayeho. ntago natinyuka kujya i Kigali, ariko nta nubwo nabona imodoka ingezayo. ngo ntacyo guma aho ngaho wakoze ubwo utagiye. we yumvaga kuba ntagiye yenda ari uko nagiye aho nkarandaga nitegura. yego yumva mbese byamuyo, agize Imana asanga ntaho nagiye. noneho ndambwira se papa watubabariye ukaduhungisha. ngo mbahungisha iki? ndamubwira ni kuva Habyarimana apfuye twese tuzapfa. kuko nahise mwibutsa muri 90, mwibutsa mukuru wanjye wafunzwe, bakamukubitagura bakamuvunagura, finally bakamufungura. mwibutsa ibyandadaye, mwibutsa ndamugane kuva ari Habyarimana upfuye papa waduhungishije koko. wapi? arabyanga ahubwo aranankubita. uri kuvuga niki? yarambwiye ngo ibyo uvuga ni nyoko bikubwiye. ba nyoko baragowe mana kandi mama yego nta rwose pe nta nubwo twanabonanye, kuko nawe yabyutse yigira mu mirimo ye, nanjye nguma ariko ndi gutitira numva ubwoba. yego mwana kuva Habyarimana apfuye, nubwo bamwe bishimye ngo ikinani ngo kirapfuye, ngo intambara irarangiye, intambara yahoraga ari ibindi bigiye kuba. je nahise numva bikomeye cyane. yego yarankubise koko ati urongera kuvuga ibyo ndakumerera nabi. naranarize. yakundaga kudutuka ngo turabasiru. ngo wamusiruwe ngo ibyo ni nyoko bikubwiye. yego mama ararenga, nta nubwo rwose twigeze tubonana. nuko ariko namusubizanyije agahinda no kurira, ntago nabashije kurira, natinyaga inkoni. ndamubwira ntuzi ikintu kimbabaje kinanteye ubwoba, mfite ubwoba ko mushobora kuzapfa mwese nkisanga ndi jyenyine. iryo jambo nararimubwiye. yego arandeba yicuza igitumye nkubita, ariko ntiyabigaragaza. uzi ko ababyeyi nyine agira santima akihagararaho, ariko nyine bya kigabo akihagararaho, ariko kumva ko hari muri we hari ikosa akoze. ntago jye namubazeho ikosa, yari umubyeyi. noneho ndanamushimira, yampaye uburere bwiza. umubwira gutyo se wumva koko umva ko ababyeyi bagiye gupfa? yarimyoje ahita ajya mu nzu. yego agaruka amaso yatukuye. biranshobera nyine. nuko ubwo uko biri gukomera muri Nshiri birihuta bigenda biza mu yandi makomine nyine asatira Butare. biraza ngo bigeze muri Musebeya, buri munsi ngo biraje, ngo bigeze Ikinyamakara, maze tugasohoka imiriro yaka n'iki batwika, induru zivuga, abantu bashorera inka nyine. abaturage bahise batangira bakajya kuntuza, bakavuza induru ngo twatewe. abantu b'icyo gihe baratabaranaga cyane. ngo twatewe, ngo Gikongoro yaduteye. mu by'ukuri wacu hakozwemo ku munsi wa mbere na Gikongoro, komine Ruhashya yose. yego komine Ruhashya na komine Maraba hakozwemo na Gikongoro ku munsi wa mbere. abaho batica ari abanyagikongoro? ntabwo rwose bari bataratangira kwica. yego ku buryo iyo minsi yose Gikongoro itari yaza ngo yinjire muri Butare, iyo tubimenya tugahunga Byenava twari kurokoka turi benshi. ariko sinzi ukuntu byagenze rwose, byaranyobeye nabi. n'ubu ndabitekereza nkumva sindi kubyakira, byarananiye kubyakira. uwo munsi rero ntago twaraya, byagejeje saa mu kanya gato rwose twagiye tubona indege duciye hejuru. ntibarije kutubara, iduca hejuru gutya izamuka, tuyivugiriza induru kandi igendera nko hejuru y'iki giti. yego nanayiteye ibuye ariko ntiryayifashe. umusore twari kumwe ahita yitsimba, abahungu bubakaga utuntu two kugamamo izuba, utuntu tumeze ukuntu tw'utuzu nyine. ahita aryama muri ako kazu, tuzi ko nyine dutega imitwe, tuzi ko bagiye kuturashisha indege.
bya bitero nyine babaga batugabaho abagabo bajya kurwana, byagejeje saa sita indege irongera iragaruka, twayivugirije induru nyine, nayiteye ibuye ntiryayifata, abandi bapfura ibyatsi barayitera, babana nyine b'imbyiruko, igarutse saa sita nibwo byahise bikomera, byahise bidukomerana. Umva umuziki w'imbunda umena amatwi upfa mbere yo gupfa, baraturasagura, sinzi aratubwira ati urugamba rwahinduye isura, ngo noneho n'abana b'abakobwa muze mujye ku rugamba, baradufashe. Ntwaje umugabo wo ku Gikongoro amabuye 2, turazamutse, ubwo ngeze hahandi hasumari, tuzamutse tugeze ruguru ku ntuza ku ruzitiro, mpita mbona padiri yisize imbyiro, yari umuzungu, padiri yisize imbyiro, aryamye hasi akubita umugeri nk'uwatsa moto, mbona ibishashi by'umuriro, wari wabona siriku y'amashanyarazi, ngo jugujugu. Bivuze ngo padiri nawe yararasaga, ari umuzungu cyane, yishe abantu, yakandagiraga imbunda, hagasohoka amasasu akica abantu nka 20 icyarimwe. Yego, ibishashi rero narabirebye gutya sinamenya ko bari kundasa, turasa. Kumbe wa mugabo nari ntwaje amabuye bamurasa urutugu, ahita ahindukira ngo dusubireyo, barandashe, mbona ibiraso ngo duhita tumanuka twiruka. Mpita ngenda mbwira papa na mama ntibatwinjiyemo safe, n'abandi bose bahita bamanukana basinzi, nta numwe wigeze akora no hasi ngo akuri ikintu. Nahise mbwira barumuna banjye ntimucaha vuba, papa ntatubuze rwose ngo tuguma aha, ndapfa ngenda. Turiruka tumaze gufata intuza, ako kanya mama yahise apfa, mama yahise agwa muri zari. Turiruka ubwo abantu badutangiriye imisozi yose baratuvugiriza induru ni ku rusaku. Abantu bazumva iki kiganiro twabanye muri ubwo buzima, twagiye twiruka kubera ubwinshi twari dufite, bagiraga gutya bakagenda baducamo ibice, uzi ko abantu ntibanganye ingufu, bakagira gutya bagafata bagaciramo nka hano, bagasigarana nk'abantu nka 200 cyangwa barenga cyangwa nk'ijana. Abo basigaranye inyuma bagasigara babica, abandi mugakomeza. Twagiye batwica umugenda, tugenda batwica umugenda, butwiriraho, barakomeza baradushorera, tuza kugera ahantu mu cyahoze ari komine bahita ngukira Imamba. Yego. Noneho imodoka ya komine ivuye Gakoma na moto yindi duturuka imbere, bamwe baduturuka imbere abandi baduturuka inyuma. Ubwo urumva iyo modoka iradushorera na moto idutanga imbere, tuza kugera ahantu mu gasantere baraduhoramisha, turara aho ngaho, bambura abagabo bari bafite intwaro, amacumu, abitwaje imihoro, babambura intwaro bose. Noneho buracya mu gitondo guhera saa 2 batangiraga akazi saa 2, baraye baturaririye, bucya mu gitondo batangira kwambura abantu, barababoha, baratuboha nyine, nta wanyisha mboshye, ariko umbuha se ko ntari kumurwanya. Gusa bambuye abantu ndeba, ubundi bashorera abantu bakabajyana ngo babajyanye kuri komine cyangwa Ikinihira, babageza hirya gatoya bakaba bamukubise impiri, yabanyishe nyuma y'abandi bose. Gute? Urumva bisha abantu kugeza saa 4 bari baturangije kutwica. Harimo abantu beza b'imfura, harimo wari Surugumestre, ekane kubarondora amazina ni benshi, harimo abarimu banyigishaga. Nuko we byaje kugira gute? Ubwo nyine hari undi mugore wari ufite umwana aho ngaho, baramufashe baramujyana, asigarana n'umwana we. Wa mwana we wicaye aho ngaho atangiye kurira, ndamukomakoma ndamuhoza. Baje bahise bica wa mwana, bamaze kwica nyina bakubita impiri wa mwana, ubwonko bwe burantarukira. Ubwo nanjye bahise bampagurutsa bankubita impiri hano mu mutwe, mpita nsinzira. Baratugerekeranyije, gihe bangeretse hejuru y'abandi bose. Komera cyane. Umusore. Noneho imvura yaje kugwa nimugoroba. Bagukwita icyo gihe ubuhiri? Bari bafite ubuhiri buteyemo imisumari. Imisumari ugira ubwoba ukibubona, ariko yaho gukubise ntabwo babara, kuko uhita usinzira. Ubwo nyuma yaho baje kudusubiramo bakajya batujombagura amacumu, ubu mfite inkovu nyinshi,
ngo izi ni inkovu z'amacumu babaga bagira ngo barebe ko harimo abatarapfa neza. Noneho imvura yaje kugwa nko mu ma saa 10 igwa ari nkeya, harimo undi mwana batemye gutya, umwana w'umuhungu naramurutaga, ijosi rimera gutya, ariko nimba ari imitsi ya hano gusa ijosi ryabaye gutya. Noneho haza kuza igikecuru kidukuramo turi abana babiri, uwo muhungu amufata gutya amuzirika igitambaro aciye ku ngutiya ye, ashyushya amazi mu keso aramukanda, twarakize tubaho da. Urumva cyakora nyuma yaho baje kuza kuntwara, uwo mukecuru arabavuma none munyicira abana, ko uwo mukecuru yari umuhutukazi washatse mu Batutsi, nawe bari baramwiciye abana n'abuzukuru bose barabamaze, asigara ari inkeho. Noneho aje rero kwirebera ko byibura hari akana yabonamo, nibwo yadukuyemo turi babiri. Aravuga ati basi nzishumbusha abangaba. Yahoranaga amaganya cyane. Urumva umuntu biciye abana bose ntibamusigire n'umwe, abubatse n'abatubatse. Nuko ubwo rero twagumye aho, basaza b'uwo mukecuru nyine bakajya baza bakatumenasa, bakatubwira amagambo mabi, ukuntu Abatutsi nibo mwe nimwe ba nyirabayazana, kumva ubuze icyo gukora kandi nturi buvuge, nturi bugire icyo ubaza, bakakujomba ijambo ukuntu ukavuga ati ningira icyo mvuga barahita bankura ku isi. Turitwararika. Ubwo inkotanyi zo zahise ziyaranja, hamwe baciriye ikiraro, niba zarongeye zikagiteranya ntumbaze, nibo babizi. Bo bariyaranje barambuka. Urugamba nyine rurakomera, rwarakomeye rw'inkotanyi n'abasirikare nyine ba Habyarimana, baza nyine barwana, inkotanyi ziza gufata aho ngaho. Ngiye kumva numva barahafashe, bahita batwambukana ku ngufu. Baratujyanye batugeza aho bita muri komine Muganza, muri komine Ndora, babambukana Interahamwe, baduhungana nyine ngo tutazabatanga. Ngeweho baje kongera gukata, baramanuka bajya mu Kanyaru ngo bajye i Burundi, nanga kujya mu bwato. Nanze kujya mu bwato, bambohera inyuma banjugunyamo, baranyambukana ku ngufu. Nyuma yaho rero uburyo nabashije kubaho niho twari tugeze. Twaragiye tugera aho ngaho i Burundi, barazamuka tujyaho bita ngo mu Kidesanyi no ku Mugendo. Noneho impunzi burya ziteza akavuyo. Nuko rero turi aho ngaho i Burundi, leta na HCR batangiye kujya batwara impunzi. Noneho giye barangambanira, bavuga ko bagomba kunjyana i Muyinga, muri komine Muyinga, bakanjugunya hakurya muri Tanzania. Tanzania hari ishyamba ribamo inyamaswa z'inkazi, ubwo nyine zari kunyica. Niherereye ahantu ndasenga. Uwo munsi bari kuza kumfata, nahise mbakwepera mu bihuru byitwa Urugoti, baranshaka barambura. Noneho ngarutse nsanga abari kuntwara bo baburije imodoka babajyanye. Noneho nagiye ukuburyo nabashije kugaruka mu Rwanda, narabashutse ntimuze tujye gusahura, kuko barambukaga bagasahura. Tujye gusahura, buri wese atwara ibyo abasha, hanyuma nanjye nza n'ibyo mbasha. Barabyemera, tugaruka mu Rwanda. Tugarutse baragiye begeranya ibyo basahura, ibitoki, imiceri bavanye mu nzu z'abandi. Amasaha yo gusubirayo ya nimugoroba, bagendaga nijoro. Mpita mbakwepa njya kurara mu miringoti. Baranshaka n'amatoroshi barambura. Bamaze kumbura rero, ubwo bwarakeye mu gitondo nka saa 11 genda njya mu gikoni cy'umuntu kirimo n'ihene. Bakingishijeho urutaro, niryamira aho ngaho, numvaga n'ibitotsi binyishe. Baza kureba mu gitondo bagiye kwahura ihene zabo, bati uryamye hano, uzi ko abandi bagusize, uzi ko bagushatse bakubuze, ntiye baba we ariko ari ibyo nigiranye. Muri iyo minsi nahise mbona umuntu w'inkotanyi, mbaza amakuru, ndamubwira nza gusanga ni n'umufamiliye. Uwo rero niwe wamfashije kuva aho ngaho, ashakira n'umuntu w'umumama umperekeza, nyereka inzira, mbasha gusubira ku ivuko. Ngeze ku ivuko, ariko hagati aho mbere yaho nabanje kujya ku Gisagara, sanga nta n'inyoni, bose barabamaze. Abantu barengaga 10 bose babatsinze i Kabuye. Usibye data wacu niwe bavanye mu ivuriro, nakubwiye ko ari umuganga, bamutsinda imbere y'ivuriro. Bose babiciye aho ngaho. Abandi bose babiciye i Kabuye. Ukigira ku Gisagara wenda
ubonye abantu bose barabishe bawe nageze ku Gisagara nsanga inzu yaho ibabwamo n'abantu nyine bahungutse, ndabibwira nicara hasi ndarira barandeka ndarira, ndangije ndahaguruka ndagenda. ubwo mudamu amperekeje dusubiye ku ivuko naho nahereye aho bita mu Rugarama ngenda, nahuye n'abakobwa babiri witwa Nyesi n'undi mucuti we basenganaga muri ADPR. Ndababwira umuntu nikoreka mbasuhuze, ndabasuhuza, kumbi baranzi ariko numvaga batanzi kandi bari banzi. N'umuntu witwa Pascal Bushishi muramuzi? Anyesi ati turamuzi. Ngenda umukobwa bati ndakuha. Icyo gihe naragiye bahise babona ko mfite ikibazo. Wa mudamu rero bamperekeje ansira nawe ni mwene wabo. Noneho nta muntu w'iwacu waba ariho, niyo matsiko nari mfite. Tisha mu bantu b'iwanyu wa mbere tubonye ni wowe. Bati nta n'umuntu n'uyu n'umwe w'iwanyu. Bakikubwira gutyo rero ikiniga cyahise kimfata, numva acitse intege mu mavi, nanirwa kugenda, kumva ko usigaye wenyine. Batahubwo mwihute mujyi Gasando ku rusengero, hari igiterane murasanga pasiteri Ntiragera ariho, ati Ntiragera ariho, yari inshuti ya papa. Yakundaga kumushyira urwagwa nyine iyo rwabaga rwahiye, yacuruzaga akabari k'urwagwa. Ndagenda ubwo Ntiragera hari, ndabizi muheruka ari umurokore, nta nubwo nahise ko ari umututsi. Ngiye rero mbwira abarokore ndashaka pasiteri Ntiragera, bampuza nawe nsaba amazi yo kunywa, ariko ubwo hagati aho nicaye kuri kariya gasozi ka Gasando ndarira koko. Ndarira nikorera amaboko, numva sinyikaragiyeho, nkajya ntekereza bakuru banjye nakundaga, papa na mama narabakundaga, barumuna banjye narabakundaga, masenge na nyogokuru, nari mfite nyogokuru wari ushaje cyane. Arankaruma arambwira ati urarira nanjye ndire ko twese duhuje ibibazo biragenda bite. Nyogokuru yarahari? Oya yarapfuye, baramwishe, yanishwe n'umupagasi wadukoreraga. Nuko ubwo nyine Ntiragera yaranjyanye araducumbikira, aramfasha, baramperekeza, buracyanjye i Nyanza kureba mukuru wanjye wari uhatuye, nsanga inzu babagamo barayitwitse. Bati babatwikiye mu nzu babutse urusenda, ariko bari baracomotsemo. Bari baracomotsemo bajya kuba mu ntuza mu ntoki zo mu byaro, niho barokokeye n'umwana wabo. Noneho ni mukuru wanjye wo kwa data wacu. Ubwo ndongeye nsubiyeyo, buracya baramperekeza. Haza undi muhungu witwa Senteteri, yari umusore, yari inshuti y'undi mukuru wanjye nanone wo kwa data wacu. Arambwira ati uwo nguwo ariho, umuntu w'iwanyu uriho, ati ni kanaka, yiga muri Lycée Notre Dame de Citeaux, njyana ngeze. Bose bariyaranja bishakaho itike. Hari n'undi mugabo w'umusirikare yitwa Kayitare Jean Marie Vianney. Ubwo abo bagabo uko ari batatu, nakubwiye nagiriwe neza n'abagabo, nibo bamperekezaga aho hose. Uwo Kayitare yangiriye neza, numva sinzi, yampaye amafaranga 500. Yankubise amaso turi Ruhashya kuri komine, ndamutekereza ntigiye iwacu bose bararangiye, ampa 500 nyine, kandi niyo yonyine yari afite. Yambaye gisirikare nyine, umva nayaguzemo utuntu twibanze tw'isuku, utwibanze twa tundi twihutirwa. Nuko baramperekeza. Hari undi mukobwa rero witwa Mukangira, nawe twabyirukanye, antiza udukweto, antiza n'ikanzu, baramperekeza banzana i Kigali. Ngeze i Kigali rero niho nasanze famiye, baramfasha, baranyadopta, n'abagabo. Narezwe n'abagabo, barera neza. Nanone abagabo baragufashije? Barambwiye bati guma aho ntacyo kibaye, ariko bandeba bose bakarira. Reba umuntu w'umugabo urira akimyoza. Icyo mwapfanaga se? Ni bene wacu bo kwa data wacu. Ya famiye yawe, abo mwavukanaga kuri papa na mama? Nta n'umwe, twese nasigaye kundeba hano wenyine, kandi nabwo sigara mugaye. Ubwo urumva nahoraga mvimyuna kubera za mpiri, ibintu byinshi. Messi. Nuko noneho ntegereje kumva ngo byaje kurangira gute, se hari ubonye uza kwisanga uri wenyine? Nisanze ndi jyenyine, n'ubu byarananiye kwiyakira. Ariko iyo mbonye abana banjye,
komera Jackie. numvaga bitari bumbe. Komera cyane. Nakundaga mukuru wanjye yitwaga Mukarutana Albertine, naramukundaga cyane, yamfataga nka bucura kandi nari umwana mukuru. Yego. Niyo nkuru ya mbere nahise mbaza, ariko buriya ngo ntawe uva mu mva kabiri. Narababaje ntese Mukarutabana ariho cyangwa ntawe uriho, bati yarapfuye. N'uyu munsi kujya gushaka ibintu bye cyangwa amafoto ku kazi ke byarananiye, ntago ndinjirayo, ariko numva ashaka kuzamwibuka umwaka utaha. Noneho ngumaho nyine baranyadota, bakabibona ko mfite ikibazo, sorry hangane, bakabibona ko mfite ikibazo. Urumva buri munsi iyo izuba ryarasaga navaga imyuna, nahoraga ndibwa umutwe, nahoraga nikanga, nabona abantu benshi bashakuje cyangwa ikintu kinturutse inyuma gisakuza, nahitaga numva ari igitero kije. Byafashe imyaka myinshi kugira ngo mbimenyere mbyakire. Sorry. Komera. Namaze igihe rero, urumva muri icyo gihe abantu babaga barimo biyegeranya, bisanasana, bashaka akazi bagira gute. Nanjye nyine ngumaho ngaho, nabaga numva nishakiraho ndambika umusaya, niho habaga hanyibabarije, kuko nibazaga suite yanjye nkimara kubona ko nta babyeyi nta muvandimwe, numva biranshobeye nyine, kandi nkumva mfite ikibazo cy'ubwo bumuga bwo kuva imyuna buri munsi udashira. Ahora mfite ubwoba, ntese ubu sinzarambira abantu cyangwa nkabaremerera. Naritwararikaga nkirinda kugira ibintu nsaba byinshi, nkumva kuba mbona aho kuryama ntacyo. Aho hantu babaga rero hari mu nzu nyine, uzi ko abantu birwanagaho bagashaka aho baba, mu nzu z'imbohozanya, ba nyirazo barahunze, bakavuga ati tube aha ngaha, bene inzu nibaza tuzayibasubiza. Naragiye ntoramo imyenda basize mu magariderobe, ndambara ko nta mwenda nari mfite. Yego. Ntabwo nigeze ndakarama ngo bangurire imyenda, narebaga ibintu biri aho n'iby'abagore n'iki byose nkambara. Yego. Bitanankwira. Yego. Icyo nabaga mpfa n'icyo niyambarira gusa. Nuko ariko bagenda bamfasha, bakankansoringa, ubundi bakancunga nigunze, bati ko wicaye wenyine. Mushiki wabo ni umwana mwiza, no kuri ndamukunda, mama Gabe abyumve, ndamushimira nawe by'umwihariko. Yari umukobwa munini w'igituku uteye imbabazi. Noneho yigaga muri Jenoside, yigaga kuri Espagne i Nyanza. Yakundaga umuziki. Njye rero nta kintu nakundaga na kimwe, nta na kimwe, nta n'umuntu nakundaga, usibye abo bonyine batatu twabanaga. Abo bagabo batatu na mushiki wabo, abandi bose nabaga numva isaha iyo ari yo yose bampinduka bakanyica. Ariko nabonaga, kandi koko niko nabaga numva bimeze, n'ubu numva ariko bimeze. Umuntu uwo ari we wese yaguhinduka akakwica, ariko abo bagabo ntago banyica. Noneho we yabonaga natangiye kwigunga, agafata radiyo akayishyira ku idirishya, bwa bunini bwameze nk'umuhinde, akambyinira, agashyiramo umuziki akambyinira. Noneho nkarangarira muri kwa kundi arimo ambyinira, nkamwitegereza ukuntu arimo yikaraga, bikandangaza, hakagira ibintu bike by'evapora. Ntabwo twasinziraga, nawe ntiyasinziraga, yararaga kanuye ijoro ryose rwose, buri munsi, kugira ngo arebe ko we, urumva we yari afite ihungabana ryo kudasinzira, agatekereza. Noneho jyewe ubwo naribukaga nkikanga. Basi igihe cyaje kugera, hashize nk'imyaka nkine, bigejeje muri 99 année scolaire ya 99-2000, nibwo nahise njya kwiga. Ariko iyo famiye uko bagendaga bankansoringa, menyera umujyi, menyera n'abantu, banyigishije gucuruza. Uyu munsi wa none namenya kwirobera ifi. Ndanabikunda gucuruza. Nuko banyigishije gucuruza, banshingira n'iduka, menya gushaka amafaranga rwose. Ariko bigejeje muri année scolaire ya 99-2000, nibwo nagiye kubona mbona abantu bose burungano bageze mu wa 4 secondaire. Nibwo nirota urugendo nzitwa iki muri iki gihugu, umukobwa w'injiji kandi abantu barimo biga. Nahise njya kwiyandikisha kumenera abakinze, niho natangiriye. Batese ubu ziga ubishobore, nzabishobora. Burya gushaka niko gushobora.
uwo mwaka nawurangije ndi uwa mbere. Wow. Niganaga n'utwana tunzuye duto Yego. cyane turangije primaire Yego. nkadukorana. Mm. nkaba uwa mbere bahita banshakira bahita bajya kunyandikisha muri groupe Butare igihe cya Merci Mudidi Yego. nimba ukizi. Yego. Aho rero nibwo nakoze ikizamini cya leta nabwo ndagitsinda. Yego. Nibwo Farije yahise itangira kunyishyurira ndangiza secondaire banyoriyanse kuri Saint Esprit Nyanza ndangiriza imanite kuri Apase. Yego. mpita nshyingirwa kuko guhera mu wa kane niga muri Apase nahise ngira fiance. Yego. Fiance rero twararirimbanaga. Noneho ndangije imanite nsindira ku manota makeya. Farije yafatiraga kuri 7.5. Yego. Mbona ko ntakize kaminuza kandi numvaga nshaka gukomeza. Hagati aho ngaho niga secondaire harimo ubuhamya simbutse ntashaka kuvuga. Sibyo? Yego. Ko byaje guhinduka ubuzima nari ndimo bwaje guhinduka. Impuhwe nari mfitiwe n'abo bavandimwe byaje kuba ngombwa yuko Imana ihindura page. Ariko bari bamfitiye impuhwe baramfashije. Yego. Ndabashimira abavandimwe ndabashimira ntacyo batankoreye. Yego. Bubahwe. Nuko uza gushaka n'abana beza n'imfura vraiment. Ubwo bigejeje ubwo nabonye ko ntakize. Fiance wanjye yigaga yiyerika ndangije imanite abara defanze. Akimara kudefanda twahise twidekarara mu itorero. Yego. Dutangiza umushinga w'ubukwe mu kwezi kwa gatatu ku itariki 17/2007 nibwo twimariye. Ubukoze ubukwe. Urumva nta mwaka napfushije ubusa. Yego. Guhera 2007 rero ubwo nshinze urugo. 2008 mba mbyaye imfura yanjye. 2009 mbyaye wa kabiri. 2011 mba mbyaye bucura. Ntago narengeje aho. Yego. Nahise nimuntera amabuye. Jackie mbwira nibura abo bana urabareba kuvuti. Ndishima. Umva mfite abana beza. Yego. Kubabonye wabakunda. Nta nukuntu utagira beza. Noneho bigejeje muri 2018 umukobwa twiganye yabaye umudamu nawe arambwira ati wowe gatsindwa ati natwe badushyiriyemo imiyaga ati baduhaye promotion ni gute ati ngo nujye kwiga. Yego. Numva aranshajije baduhaye promotion. Gahunda yo kubyara umwana wa kane ndayiretse. Yego. Nibwo nahise ngenda njya gushaka icyangombwa njya gushaka pin muri Farije. Yego. Baba baramfashe banyishyurira short course. Yego. Ndayirangiza ndanayigraduatinga nandika nsaba ko bakomeza kunyishyurira biranga. Muri Covid nize ubunyeshyamba. Yego. Umva niga mu mwaka wa kabiri ntananditse. Yego. Ariko kaminuza iza kubitahura ko nize ndangiza umwaka wa kabiri w'iyindi level. Natangiriye muri faculty yitwa food production. Noneho mpita nongeraho culinary art. Kaminuza. Yego. Nyiga online. Wow. Noneho bafunguye tujya mu bizami. Yego. Umva mbaca muri humye rwose ibizami byose ndabikora na stage ndayikora. Yego. Ndangiriza no ku manota meza. Kubera ko njye ndashoboye mfite ingufu. Yeah. Kugeza iyi saha jera ibintu nizi. Yeah. Habayeho amahirwe. Byambeshaho ubu igiye gushira. Byambeshaho umpaye hoteli ngo nyimanaginge nayimanaginga neza ntihombe cyane ko nkunda business. Yego. Mushyize mu gikoni ngo ngutekere. Inteko zo mu rwego rw'isi yose zibitseho. Umpaye ishuri ngo nkwigishirize abanyeshuri nabigisha neza. Ari nayo mpamvu ubu ngubu nicaye aha ndashaka kujya nigishiriza abantu nkoresheje social media. Yego. Kubera ko kubona akazi ntago byoroshye. Biragoye. Uraprayinga n'abaguhaye training babizi ko ushoboye ufite skills and knowledge bakakakwimuka ukabona bagahaye wasobanuriraga. Yego. Nuko ubwo rero muri icyo gihe rero oya uze no gutanima ariko bajye baguha akazi. N'ubu hari umugira neza wampaye ikiraka muri iyi minsi. Ku cyumweru nzaba ndangije icyumweru nkora. Noneho ubwo naragerageje turategereza turagoragoza ngo turebe ko bakomeza kutwishyurira biranga. Ndavuga ntako batagize. Hagati aho muri Covid naranagiye rwose ndaprayinga
njya gukora ikizami cya CZM cya karinari yego ndagitsinda. Yego. Ndagitsindiye ku manota Mm. anyemerera kujya muri kaminuza yego menshi rwose. yego Natsindiye ku manota menshi. Barambwira kuri NESA barambwira ngo aya manota arakwemera kwiga kaminuza ni menshi cyane. Yego. Bafatiye ku manota 9 muri November. yego Burya natondaga umurongo muri za bisi zatwaraga abanyeshuri nanjye nabaga ndimo. wabagurimo Kandi mfite certificate ya food production. yego Karinari narayirangije ya kaminuza. Mm. Basi. mbwira Jackie reka tugane ku musozo. Hari abantu bajya bumva amateka y'u Rwanda, bajya bumva jenoside yakorewe abatutsi ntibaye agaciro bagakwiye kuyiha, cyane cyane batazi ibiri mu mitima y'abantu by'umwihariko barokotse jenoside yakorewe abatutsi. kurokoka ukisanga uri wenyine, waravukanaga n'abantu 10, ndabizi kubivuga ko ari ibintu bikomeye cyane. Baranarenga iwacu babyaye abana barenga 10, Yego. ariko bari bariho icyo gihe twari 10. Yego abana barenga 10 ugasanga uri wenyine. Bikuvuna gute? Byakuvunya gute? Kwisanga ndi jyenyine ni igikomere cyanyishe, na n'ubu cyarananiye kubyakira. Niba nzabyakira mvuye mu isi simbizi, ariko iyo ngize ingorane nkagarura iyo filime ndi jyenyine biranyangiza. Ngahita mfata Bibiliya ngasoma, natangira nko gusoma nkumva ndayihaze, nkafata kantike nkaririmba nkumva ndabihaze. Mfite umwana tubana mu rugo muramukazi wanjye, ubwo namubonyeho umuti akunda kureba igihinde. Yego. Kandi ntago nakundaga filime. Yego. Ndagenda ngahita mfata nawe kureba igihinde tugasakuza, bigasa nk'ibigabanuka. Ariko ntakubeshye Gerard, ni igikomere kinkomereye kuko sinzi ukuntu bizagenda. Abandi ngo bariyakiriye baramenyereye, abatabiha agaciro rero. Yego. Nakuze numva bavuga ngo agahwa kari kundi ngo karahandurira. Yego. Uriya utaha jenoside agaciro aramutse yarayikorewe, Yego. yakumva ububabare buri mugenzi we, buri mu mutima wa mugenzi we. Yeah. Yakumva intimba n'agahinda. Kera najyaga numva nzatura i Kigali nkiri umwana, uko nabaga ndeba bakuru banjye ukuntu bajyaga baza kudusura, tukabaherekeza papa na mama, tukagirana ibihe byiza. Najyaga ndeba abaturanyi ukuntu bataramaga iki abagasabana. Ariko uyu munsi jyewe nta hantu ngira njya gusura. Ntabwo ushobora kurara mu gasozi, narara he? Nta muntu ngira mu cyaro ngo njye kumusura yo ndari. Nta papa, nta masenge, nta mama wacu, nawe njya gusura ndetse nkarara. Noneho abana banjye bajya bambaza ibibazo nka buri uko mbigenza, nkumva mbuze igisubizo. Umukuru warambaza ngo ariko kandi ubwo nkifite mabukwe nawe yarancitse mu myaka yashize muri covid, nagize ibyago nawe arancika. Ariko akiriho umwana wanjye w'imfura yakundaga kumbaza ngo ariko ko papa afite mama akaba afite na bashiki be, wowe mama wawe nabo muvukana ntawe ugira? Barapfuye. Tugeze aho tugomba kubwiza abana ukuri, ariko si uguhita umubwira ako kanya. Mubwiye ngo barapfuye, ngo na mama yarapfuye, mbona agize ikibazo, mbona hise yigunga. Ndavuga ndamukaruma ntiyagiye mu ijuru nta kibazo, kuko yari na mutoya, n'ubu ni batoya bajye babimenyera mu ishuri babibigishe kugeza igihe bazabera abakuru bakabasha kuresista. None iyo ntekereje ko nta cyokora ndateganya nko kuzafata abo bantu banyadowuse, nkitegura neza nkazafata abana banjye 3 nkenga nkikorera nkajya kubereka abana nabo bonyine. Ariko singira uwo nakwereka umwana, nturabyara kwihemba iki, nta muntu ugira usura umwana, ntiyabona hajya gukorera vacances. Urumva ibyo ni ibikomere bitubamo nyine, kandi ni umusara wacu tugomba kubana nawo kugeza igihe sinzi ko kugeza igihe Yesu azazira akaturuhura. Bo reka nsoreza aha ngaha rero, reka nsoreza aha. Ubwo ikindi gikomere mfite rero muri iyi minsi cyananiye kucyakira kigeretse kuri icyo ngicyo nsanganywe. Sinkubwiye narangije iyo karinari, ntabwo farije yanyemereye kunyishyurira.
n'uyu munsi nimba hari Imana ishobora gukoresha farije bakisubiraho bakongera bakaduha poromosiyo nkaba nakomeza nkarangiza lisansi. Nari ngeze muri HRM, Hotel and Restaurant Management. Amasomo nari nshigaje ni aya management gusa, ndi yose nari narayarangije. Noneho nta kintu bari kudusubiza, ariko niyo kari nari narangije, ubu niga UTB. Ubu abandi bagiye kugraduating ejo bundi. Nta kintu numva kinyishe mu mutwe nko kubona abandi bazagira ibirori bakagraduatinga, wowe byaranze. Jewe bikanga. Barambariye nsanga nta n'ibihumbi 100 nakwibonera, nta naho mfite nabivana. Jackie, reka dusoze gutya. Nta wamenya ufite ubuhamya bubabaje, ufite ubuzima aciyemo. Nagendaga nitega se aza kuvuga ko hari abantu barokotse usigara uri wenyine. Ni ukuri pe, komera cyane, Imana igukomeze. Burya hari umuntu ubwa ngo komera ukumva ntabwo ufite aho ubikura, kubimubwira se mu by'ukuri mubwira ngo komere biturutse hehe, ariko komera, ugomba kubaho byanze bikunze. Icyo nicyo kintu cya mbere, ugomba kubaho, kuba warasigaye uri wenyine hari impamvu. Ugomba kubaho mu mwanya w'abariya bose, mu cyimbo cy'abariya bose. Iyo bavuga ngo kusa ikivi nta kindi, ni ukuba warasigaye. Rero ukomere cyane. Two kurindana na farije, natwe ubwacu turi kumwe na Jackie, reka tumusapotinge, mureke tumusapotinge, tumushakire amafaranga yige, tumuhoze. Ntabwo yigeze tumuhoze, sibyo? Umuntu uri kureba Jackie tumuhoze, akwiye guhozwa. Jackie, mva turaguhoza, sibyo? Abantu bari kukureba muri kano kanya ndabizi, hari benshi cyane navuga ngo babishoboye. Hari benshi cyane bashobora kuvuga bati Jackie, ayo mafaranga abura ni nk'angahe ku bundi? Aragera muri 600. 600? Harimo aya minerivare n'aya graduation no gukodesha ikanzu. 600. Hari abantu rwose batura muri kano kanya barayadushakira, turayishakamo araboneka. Yes, abaho umugisha. Utanga 100, utanga 10, utanga 20, utanga 200, utanga 500. Ni ukuri pe, Jackie tuyamushakire, yige, abeho yishimye. Reka no kurondogora. Jackie, vuga nimero ya telefone yawe. Hano abavandimwe benshi bagira umutima, buri munsi tuvugana n'abantu batandukanye, ariko ndabizi ko hari ukwiye gufashwa. Kandi Jackie, vuga nimero yawe ya telefone. Telefone yanjye ni 0782 60 82 25. Yego. Iyo niyo nimero ya Jackie. Yitwa Mukamutara, ni nayo mazina ari kuri mobile money. Byumvikane ko nuyabona n'izite pa, wijijinganye rwose, gira icyo ukora. Reka ngushimire cyane Jackie, kandi nkubwiye ngo nzagaruka hano mbashimira ko nanjye na graduatinganye n'abandi. Yego cyane. Iyi graduation ntayibonetse mu Mana, ndumva ari ikintu kinkomereye. Kuzumva UTB bambaye amakanzu, bari kuvugirizwa ingoma, nanjye ndi iwanjye mu rugo. Graduation ya mbere baduhaye yabereye online. Icyo gihe rero ibera online igihe nayikoze, urabizi hari muri Covid, ibirori bitemewe. Mpamagara abantu nagombaga gushimira mu bangiriye neza. Harimo umuryango wandeze, harimo abancumbikiye niga kuri Apase, harimo n'umutware wanjye. Ndabashimira nyine kuko numvaga ari projet nari narihaye, ariko ntazi igihe nzayikorera. Uwo munsi rero niho naranabibabwiye, narabwiye iki kirori si ikiyikanzu nambaye, iki kirori dusangiye agafanta, no kugira ngo mbashimire ko nari narabuze aho nabashimirira, narabuze n'umwanya wo kubashimira, narabuze n'uburyo bwo kubashimira. Jackie, komera. Iyi rero yindi yo rwose pe, iriya cortege numvaga nyishaka. Iyi ngiyi urayibona, ni ukuri wa muntu we, waba uri mu Rwanda, waba uri muri diaspora, ni izina pe, mumbabarire
mumbabarire ayo ufite yose, waba ufite 100, waba ufite 100, waba ufite 500, 600 siyo tuza kubura, siyo tuza kubura, ntanarenge agere kuri miliyoni 2. Jackie byamushimisha ndagiza na HRM uri uhise ubishyiramo indi mishinga. Ni ukuri pe, mureke tubikore kandi birakunda, mu izina ry'Imana birakunda. Jackie wakoze cyane kwa natwe. Imana ibahe umugisha. Wanyemerera se nari nzi ko dutangira tugasenga Imana, ndabyibagirwa ariko ubwo burije amasegonda make. Yego, reka dusenga Imana. Ndagushimye Imana igira neza, gushimiye kurinda kwawe gukomeye, gushimiye ko wabanye natwe mu bihe bitambutse, gushimiye ariya masasu waducishijemo n'iriya miriro n'iriya mihoro na ziriya nduru n'imbwa zaduhigaga, ukaturinda ukaturera tugakura tugashibuka amashami. Uyu munsi wa none tukaba twitwa ba mama abapapa. Ndabigushimiye Mana, kandi sabiye umugisha abantu bose bangiriye neza. Sabiye umugisha na Gerard umpaye interview, sabiye umugisha leta y'u Rwanda, guverinoma, sabiye umugisha FPR Inkotanyi. Nawe Mana ndagushimye, wagize neza rero, komeza ubane natwe. Ngushimiye ibyatubayeho, uragije n'ibiri imbere, kandi sabiye umugisha Mr Gerard, ujye umuha umugisha kubw'imirimo akora idasanzwe, ibikorwa by'urukundo. Mana ujye umuha umugisha, ariko ikirutaho uzamuha ubugingo bw'iteka. amen. Urakoze rero ko ubyumvise kandi ubikoze, bisabye n'izina izina ryawe Yesu, amen. Amina. Reka dusoreze ahangaha, ntabwo nakongeraho ijambo, ariko let us support our sister, let us support our sister. Mureke dufashe mushiki wacu Jackie, bizagenda neza kandi neza cyane. Urakoze. Niba wari ufite ikintu cyo kwezita kutamufasha, mureke tubikore pe, mureke tubikore cyane. Urakoze.